nari ndi kumwe na Selector Daddy yego dutegura igitaramo tukise Kitenge tugishyira affiche hanze duhita tubona call ya Tijara Kabendera yakoraga kuri Radio Rwanda ati mwebwe mufite uburenganzira bwo kwita Kitenge icyo gihe Tijara na Safi Madiba bari bafite company n'iduka ry'imyenda ryitwa Kitenge urumva byabaye sagara Tijara Safi Madiba baraduhamagara abantu b'i Kigali benshi cyane baravuga turabafungisha noneho urumva icyo gihe back in the days hashize imyaka myinshi irenga igusatira imyaka 10 hafi 10 wenda abantu bari batarasobanukirwa reka nguce mu jambo gato abantu bari batarasobanukirwa n'uburenganzira bwabo wenda ngo babaza tse Kitenge wowe yanditswe nka company itegura ibitaramo nese Kitenge ni igihimbano cyawe wandikishije cy'ubwenge ku buryo na wundi muntu wagikoresha yego ni muri urwo rwego icyo gihe byabaye sagara Jarud. Ladies and gentlemen, allow me to welcome the one and only, the manager, the CEO, the founder of Orange Group Entertainment. Lambert Wagwan, my brother. Biko umeze fresh. Ni fresh kabisa ntari na mahoro turashima Gitare. Man, nanjye kabisa meze bien, nishimiye kukwakira uyu munsi kuri kamera za Jarud Kells. Ni by'agaciro kwakira umuntu nkawe hano muri iyi industry turimo nibyo turi buze kuganira. Murakoze nanjye ni by'agaciro kunyakira hanga kwicano. Nanabashimira cyane kwa mwantekereje mukantumira hano ni by'agaciro cyane. Icano rimwe muri cano muri kano karere navuga ngo ziri on fire, so kututumira rero ni by'agaciro turabashimiye cyane. Man turi kuri move gahunda no gukora cyane nyine ku buryo tuba active ko bimeze kabisa. Donc urumva imbaraga nyinshi natangiye kuzishyiramo guhera muri kwa 10 na mbere yaho gato nari nakoze ariko nza kugira impamvu z'ibikoresho ama regulations ya YouTube n'ibindi bibazo biri familia byo ku ruhande ariko alhamdulillah muri iyi minsi biragenda nyine bigabanyuka ku buryo ariyo mpamvu nanjye urukumbona nyine ndi active ndi gukora cyane. Ni minsi byo nta muntu utabyemeza. Kells uri gukora cyane uri kutubera urugero rwiza. Abandi benshi bafite amacano batinya gukora batinya kuba bakora nk'uko ugenda ukora ariko ni ibintu byiza cyane kandi tunashishikariza abantu gukomeza kugukurikirana cyane bakora subscribe bagasharinga tugafashanya sawa ibintu ni sawa cyane. Nubundi turi kuri move gahunda ni urukundo nyine twerekana urukundo dusupportingane man dukore nyine ibintu biri positive urumva niba hari n'amaherero ubona wenda ndi gukora ukambwira ati wenda iri wabikosora gutya na gutya ndabona inama nyinshi z'abantu bagiye batandukanye bro urumva abantu bagiye batandukanye barampa ibitekerezo baransaba kuba natumira abantu runaka noneho nanjye kumba ndi gukorera abantu nkagerageza kubikora kugira ngo nyine ba bantu banjye babone nyine package bifuza kandi nziza. Nacyo cyambere burya igize amahirwe mu buzima ukabona abantu yenda bakugira inama ku kintu runaka cyangwa se wagira igikorwa ukora bakakubwira ati nyamara iyo bigenda gutya byari kuba ari sawa cyangwa bakakubwira ati felicitation cyangwa courage birakwankuraje nyine mu buzima ugakora n'ibirenze ibyo uri gukora ubu ngubu. So rero inama ziba zikeneye umunsi ku munsi dukeneye gufashanya kugira ngo tugere aho tugera ni ibintu byiza cyane nanagushimira kabisa. Much respect. Thank you. Urumva maze iminsi ntumira abahanzi cyangwa se abantu bari muri entertainment ariko muri department ya sport cyane abakinnyi nganira nabo gake abantu bakora commentaire ku mikino abantu nyine bakunda ibintu bya sport ariko ndavuga nti why not noneho natangira no kwinjira no muri music industry. Urumva rero Lambe nago nakwinjira muri icyo gisata ntavuze ngo ngomba guhera ku bantu nyine bamwe bari big hano muri town bagerageza gukora bapushinga basupporting abahanzi bagerageza nyine gutegura ama event agiye atandukanye. Ni muri urwo rwego nyine ndetse ngutekereza nta zindi muhwe cyangwa se nta bindi bintu biri ku ruhande ahubwo nuko nyine manu bimerita kubera ko imnuza impact yawe nyine iragaragara ku bantu bakurikira nyine to. Urakoze cyane. Ni igitekerezo cyiza cyane akenshi wa mugani iyo babundi bavuze entertainment hari ibintu byinshi cyane naga abantu babimenya ariko abantu bazi ko entertainment ni muziki gusa ariko ntabwo ariko bimeze burya ushobora no gushushanya desero nako entertaining abantu cyane entertainment irimo ibintu byinshi cyane rero nanabashimira kuba mwantekereje ibintu by'agaciro cyane kabisa. Ni muri urwo rwego nyine navuze ngo mu rwego rwo gukomeza guhypinga town no kuzamura nyine showbiz na entertainment reka ngutumire tuganire ngira ibibazo bike nkubaza nubwo n'amasaha wenda n'akazi babitoroshye ariko ndagushimira ko wamboneye umwanya kandi wabihaye agaciro ko nubundi twavuganye uri mu kazi ariko uravuga ati reka ndamuke ngire ku muvandimwe dukore nyine man tugira ibintu tutangariza abantu babimenye twapdating abantu.
ni byiza cyane nejo bundi wakongera ukantumira njye man ni by'agaciro nanabyubaha hari ibintu byavuga ngo buri gihe hano ni mu rugo ugomba kugaruka ukanamamagara ukambwira ati yo mu Kiswahili hapa ni nyumbani hapa ni ugenini kama nyumbani ndio kabisa urumva akajuice kameze gute subizi se orange orange kabisa aki orange imeze nka za spadipe za kera wapi hano ni mu kibosi hano orange nikona ijya kumera nka yellow ariko nimba tuzi spadipe za kera za orange ni gutyo zabaga zisa ahubwo nibaza impamvu fanta zo zitabaga zisa gutya bane byari bikaze birabi so Lambe muri Orange Group se bimeze bite muri entertainment bimeze bite muri iminsi amakuru hari nayahe urakoze cyane ayenda hari abantu hari bamwe bazi Orange Entertainment Group ariko hari n'abantu batayizi yego navuga muri make yenda Orange Entertainment Group cyari cyo nkabwira n'ibikorwa uko ibintu man urakoze cyane Orange Entertainment Group ni company irimo ibintu byinshi nkuko uri kubyumva ni group yego ni group irimo ibintu byinshi ariko dufite ibintu biri prioritaire cyane ubu ngubu twitaho cyane harimo igisata cy'imyidagaduro cya entertainment yego hakabamo n'ibijyanye na graphic design aho dukora ibintu bigiye bitandukanye ibyapa ibiki n'ibiki niko kazi kacu ka buri munsi ariko nyuma y'ako kazi twaravuze why not to entertaining n'abantu apari y'ako kazi ka buri munsi ka graphic design ka internet services ibintu bigiye bitandukanye visa applications ama printing ama scanning nyuma y'ibyo ngibyo twaravuze ati why not to entertaining abantu so ni muri urwo rwego dufitemo party y'imyidagaduro dufite abahanzi aba DJ dutegura ibitaramo bigiye bitandukanye dutanga amawadi dushimira abantu bagiye bakora neza muri entertainment ni muri urwo rwego rero nk'umuntu utaruzi Orange Entertainment Group yenda bivuze muri makeya apari yabira dukora umunsi ku munsi harimo n'imyidagaduro kandi nkuko yitwa ni group dufite inzozi ntago twifuza ko byaza ibyo bintu bibiri gusa man dufite dreams yo kuzavuga ngo Orange Entertainment Group izabemo n'ibindi bintu yenda nko mu myaka iri imbere why not tutakumva Orange Pharmacy why not tutakumva Orange Night Club why not tutakumva Orange Bar cyangwa ibindi n'ibindi yani muri urwo rwego rero dufite dreams nyinshi dufite gukora cyane twara twifuza kugera ariko mwaka kanya nyuma y'ibyo ngibyo bya graphic design dukora dufite na entertainment n'ibyo bintu muri macyangira Ambe nyuma y'uko umbwiye kuri izo dreams cyangwa se vision ufite muri company yawe muri group yawe nakoresha ijambo umuraperi bita Fireman yaririmbye avuga ngo inzozi ufite ubu arizo zagira impamo urumva no kuvuga ngo hari nyine ufite izo idea ariko wenda ejo amafaranga yaza kamera nk'ubishiftinze ntubikomeze kandi nyamara urumva ibyo ni ibintu ukora bifasha abantu abo ba artiste bitanga akazi urumva bikantitaininga n'abantu muri rusange so navuga ngo Imana izagushoboze ukabyizo nzozi kandi sofa naho bigeze ubu ngubu hari gihe utakikaga ko wenda bizaba bihari urakoze cyane Kerzi njya nibuka neza tujya gushinga na Orange Entertainment Group man twaciwe intege n'ibintu bigiye bitandukanye ndibuka dutegura igitaramo cya mbere ni igitaramo twise Kitenge private party ari muri 2015 nimba atari 2016 cyabereye Sunrise cyari kijyanye n'ibintu by'imideli twagize gutya dutegura igitaramo nari ndi kumwe na Selector Daddy yego dutegura igitaramo tukise Kitenge tugishyira affiche hanze duhita tubona call ya Tijara Kabendera yakoraga kuri Radio Rwanda ati mwebwe mufite uburenganzira bwo kwita Kitenge icyo gihe Tijara na Safi Madiba bari bafite company n'iduka ry'imyenda ryitwa Kitenge urumva byabaye Sagara Tijara Safi Madiba baraduhamagara abantu b'i Kigali benshi cyane baravuga turabafungisha noneho urumva icyo gihe back in the days hashize imyaka myinshi irenga igusatira imyaka 10 hafi 10 wenda abantu bari batarasobanukirwa reka nguce mu jambo gato abantu bari batarasobanukirwa n'uburenganzira bwabo wenda ngo babaza tse Kitenge wowe yanditswe nka company itegura ibitaramo nese Kitenge ni igihimbano cyawe wandikishije cy'ubwenge ku buryo na wundi muntu wagikoresha yego ni muri urwo rwego icyo gihe byabaye Sagara Jarud byabaye Sagara baraduhamagara baravuga turajya kubarega cyangwa se muze twicare Kigali tuganire turebe kuko wabonaga mane twari twamamaje show abantu basharinze kabisa ibintu byageze kuza byacitse baravuga ati muze Kigali twicare icyo gitaramo dufashanye kugitegura ko twe dufite company yitwa Kitenge tuyicara nyine turatekereza turavuga okay why not tutahinduriza nimba afite izina ryanditswe muri RDB ko Kitenge ari iryabo duhindura izina duhita tuyita African Fashion Private Party niko twahise tuyita ariko icyo gihe
twahuye n'imbogamizi nyinshi cyane. Twahuye n'abantu baduca intege bakavuga ntacyo na gutya ntimuzagira dushimira abahanzi twakoranye kuva ku munsi wa mbere. Buriya hari abahanzi yenda ntabwo nagenda mbavuga amazina bagiye badusapotinga from day one. Hari n'abanyamakuru nshimira cyane ba Pacifica ni umuntu twakoranye kuva kera, ba Ben Adolphe, twazanaga ba Ivry, twazana abandi. Shout out to the guys kabisa, aba homeboys, Ben Ado muri Canada, shout out to you guys. Shout out kabisa ba Fika Magic, mfite gahunda yo kuzamwegera tukaganira. Ni colleague wanjye twariganye primary, uriya dufitanye amateka asekeje na Pacifique mu gakikunda. Uriya mutipe afite umutima, ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane, mba numva hari icyo ngiye mugomba mu buzima bwanjye, kuko yambaye hafi from day one. Na n'ubu ngubu iyo mubwiye ati Fika ngwino tugire gutya na gutya, aza atitaye no kuvuga ngo aranyishyuza amana. Urumva rero n'abantu bagiye batugira akamaro akadupushinga. Hari ubwo twateguraga ibitaramo abantu bakavuga ntabyo, ibi ngibi muri guta umwanya wanyu, nta kigenda. Turi abantu ducika intege, twashoboraga gustopa bikarangirira aho mukarabivamo burundu, tukavuga ati ibi bintu tubivuyemo. Kuko hari n'amashow twateguraga abantu bakumva ko twungutse, ariko twahombye. Za 2015 ugashora nka Turasa ukishyuza 60, bashoye Turasa igihe twakoreraga manu ubusa, twahembwaga za 30, za 40, za 40, ubwo twari tukiri gufonda live. Ariko turavuga bino bintu kubera tubikunda, dufite na target, dufite na vision yaho dushaka kuzagera, reka dukomeze dupushinge. Dadi rimwe twahomba tukicara tukavuga ati okay, let's keep pushing, tugerageza. Abantu bamwe bakatwankuraje bakavuga man courage, mwakoze ibintu byiza, ejo tugashyiramo imbaraga. So twarakomeje turagerageza, ibicanege byo byabaye byinshi, ariko turavuga ati twe ko tubikunze n'ibintu dukora dukunze, katwomeze dupushinga. Dushimira kano kanya abantu bari muri Orange, hari aba DJ, hari abahanzi man, hari abanyamakuru batuba hafi umunsi ku munsi, hari aba influencer batuba hafi man. Urumva rero ntabwo ibintu tuzabihagarika. So turebye aho twavuye byari bikomeye cyane kuruta ubu ngubu. Nubwo n'ubu ngubu bigikomeye cyane, ariko tuzakomeza dukore. Entertainment ni ibintu dukunda, ni ibintu dukora dukunze cyane, ariko ntabwo navuga ngo tuzakomeza tubikore kubikunda gusa. Hari bigomba kuba business, ni business no matter what. Ntabwo navuga ko buri gihe uko dukoze duhomba, yego ubwo twunguka pe, twunguka cyane muri business. Nawe urabizi ubundi ikindi iyi business ni uruganda man, kugira ngo ruzagere kuri level yo kubyara inyungu, ruba rwaranyuze mu maisage, hagendamo nyine etape nyinshi kandi ziba zitwara energy y'amafaranga, ibitekerezo, gucinege, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo nge nshobora kubitindaho, mfite icyizere ko biboro nyine umurimo bizakunda. Kuko reka nkwereke, urebye amateka ya ba Bobo, uyu utegura East African Party, man, numvisheho ikiganiro ari kwivugira ko yatangiye ategura amashow mu masegonderi. None se wambwira ko yateguraga amashow mu bigo by'amashuri akishyuza? Ni kwa kundi ukora ikintu gikunze. Reba uyu munsi umuhanzi akeneye ku isi yamuzana. Yarabikoze man, yarabikoze. Yazanye ba Diamond, yazanye bande akorana n'izindi company ziri strong za Bralirwa, za Henken, za Rwandair, za MTN. Nta kintu rwose kigoye cyane. Niyo mpamvu bisaba bino bintu, bisaba icyambere no kubikunda. Hamara kubikunda ukavuga kwiga project, ukavuga ngiye kwiga project y'uburyo bizabyara inyungu. Apana kuvuga ngo nambiyanse gusa, kuvuga ngo urategura amashow mu masegonderi gusa birahagije. No, tugomba gutekereza cyane. Nta nubwo ari ibi bya entertainment gusa, buri business yose umuntu akoze, you have to think big, ugatekereza cyane. Hari icyo abantu nyine bateye imbere muri business bagira, muri business zose zibyara inyungu bita business model. Nyine wicara ugategura umushinga, uburyo amafaranga hazava, ibintu byose. Icyo gihe iyo business model uyifite aba ari ikibazo cy'igihe gusa, ubundi urakora, time iragera bikazahura man. Cyane icyambere mu buzima no kudacika intege, ukagira n'intego, ugakora cyane, ukanasenga. Buriya turasenga man, ibyo dukora byose nta gusenga byaba ari zero cyane, byaba ari segere byataye. Niyo mpamvu wowe uraplaninga ukavuga Nyagasani nkweretse, ukiragiza Imana, ubundi ugakora ibyawe nayo igakora ibyawe, ikagenda ifungura imiryango nk'uko igenda dufungura imiryango tutabiteganya kabisa. So urumva, nanjye nakubwira ngo man, courage mukomerezaho. Urumva aho ibihe byashize byari bikomereye, ubu ngubu nkeka ko hari byakemutse. Dufite salle Kivu Intare Arena, Stade Amahoro, Stade Umuganda bagiye kuyivugurura. Urumva hari projet nyinshi z'akarere zitandukanye, urumva zizatuma showbiz na entertainment byoroherezwa cyangwa se bigahabwa agaciro bikwiye guhabwa. Urumva kandi icyo gihe nkeka ko ibyo bintu nibitangira kuraninga
mugomba n'ubundi kuba mu ba mbere kuko mwarabiharaniye since day one. Wowe na bagenzi bawe ndumva ko ejo ni heza, sibyo? Ndumva ejo ari heza. Nanagushimira cyane ko mani wakomeje kubikora ukarenga izo abo bantu bakubwira ibintu bica intege, izo negativite, wowe ukareba mani ibyo ushaka kugeraho. Yenda Kelzi ntaguciye mu ijambo, biba bigoye cyane buriya gutegura igitaramo ni ibintu bigoye cyane, ukenera ibintu byinshi cyane. Hari abantu babona duteguye nyine bakavuga ni ibintu biri aho ngaho, ariko ukenera ahantu igitaramo kizabera, urakenera sound, urakenera light, urakenera sonomobile yo kwamamaza, urakenera ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye mwana. Ariko dufite amahirwe kano karere kacu na karere k'ubukerarugendo ndetse n'ibintu by'imyidagaduro. Ntawatinya kuvuga ko n'abanyakigali barabizi ko muri Rubavu na ahantu imyidagaduro Gisenyi iratoping up. So twebwe rero kugiye no bakunze gukora inkuru muri za weekend ziva mu kwa gatandatu muri sama, bakavuga ngo umujyi w'abanyabirori. So rero twebwe dufite amahirwe, dufite chance kuko turi muri kano karere nyine k'imyidagaduro. Ahubwo twebwe ni iki twakora ngo tukabyaza umusaruro. Tugira amahirwe tubonye iriya nzu ni inzu nziza cyane iri ku rwego rushimishije ku buryo n'umuntu wese ibyo bya lighting na sound byose byarakemutse. So rero urumva showbiz isaba gufatana urunana, nk'uko bivuze na Bubu. Nimba afite sound ashobora kuba adafite sonomobile mu muhanda, ashobora kuba adafite printing house. Urumva bisaba gushyira hamwe. So nshishikariza abantu bagiye batandukanye, abashoramari mu karere ka Rubavu, nitubagana nyabuna mutugane kabisa, twifashanye dukora ibintu bya hatari, tugende dutegura ibitaramo hariya muri iriya nzu, dutegura ibitaramo muri stade, dufite ahantu henshi cyane ku mazi kuri public beach. Ntitukajya twumva amafite dreams yo kuvuga ngo why not buri gihe show ikomeye cyane izajya bateguye n'abanyakigali nta mu karere ka Rubavu. Kubera iki? Why not twe dushobora gutegura show ya danje abanyakigali bakavuga abanyarubavu mani babandi bakomeye, tukagenda tukabazana tugakora show ya danje, bakaza bagasanga hari light imeze neza, sound imeze neza, bakavuga natwe turi cyane ko n'abantu bari muri izo industries za sound lighting turabafite aba engineer bari big hano benshi cyane, aba sound dadi barahari hano, dufite byose. habura nkeka ko haburamo nk'abashoramari, abantu bo kwizera business bakayiha nk'igihe gito bakesiya bakagerageza bakareba. Nicyo kintu turi kubura. Urakoze cyane kuko sinkeka ko wateguye nkuko Serena yabikoraga kera, Jungle Party cyangwa Beach Party iri strong muri Serena, ukazana Diamond muri Sama, bazanye break and release ari abantu bari bageze gutanga no nangira urugero, uzanye n'abahanzi batarakure cyane ba hano hafi muri East Africa, ushobora gukora show iri strong, cyangwa ukazana n'abanyarwanda muri iminsi. N'abanyarwanda nabo turi gukunda n'ibintu byacu cyane cyane. Usko muri iki gihe ushobora gutegura show The Ben ari hariya, hano hari Mbosso, ugasanga kwa The Ben haruze kurusha Mbosso cyane. Nicyo kintu dukwiye kugifatanya. Abanyarwanda tugomba kwishimira intambwe tugezeho dukunda ibintu byacu. Nigeze kuganira na Ben Adolphe, yagiye Tanzania gushutinga indirimbo ye na Platini, aba ex yamaze iminsi nk'itanu muri Tanzania. Hari ikintu yavuze, avuga mana abatanzania bakunda ibintu byabo. Yazengurutse night club nka zingahe zo muri Tanzania, yarinze avamo indirimbo y'Inyarwanda yumvisha ari slowly ya Meddy gusa. Ariko kuva saa moya kugera saa sita z'ijoro n'abatanzania ubwabo, gucuranga Ricky Bar, gucuranga Diamond, Mbosso, Aslay, bafite abahanzi benshi hari benshi cyane. Natwe turabafite, natwe dufite package ihagije mu bahanzi, package ihagije cyane. Hani Rubavu urajya bibabaza kujya nko muri boîte y'ina cya kirori kina kumva na ndirimbo y'ina bacuranze, saba n'abantu babifitemo uruhare n'aba DJ nyabona. Nibyo ni twese turabanyarwanda, ariko dusupporting n'abahanzi b'inaha iwacu. Tugomba guhera mu rugo man. Abahanzi b'inaha iwacu barahari, bakora ibintu byiza, bakora na za ndirimbo zacurangwa muri night club, abantu bakazishimira. Abaturage ntabwo bo bazabikunda batabyumvishije, ahubwo twebwe aba DJ nimba mfite ubuhereze power play, mfite ahantu nkora iminsi 5 mu cyumweru, why not nashaka kuvuga ati nzamfata 30 minutes yo guplaying indirimbo z'inaha Gisenyi, cyangwa njye mvuga ati ndacuranga 5 z'i Kigali nyuzemo imwe y'Igisenyi, ndacuranga gutyo man. Twese abanyagisenyi hari abahanzi bashoboye Jarudi, ndabizi man, bana n'abahanzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndabizi. So rero twese dukeneye cya kintu cyo kuvuga ngo ijya kurishihera mu rugo man. Rubavu nitumara gutigisa uyu mujyi, abanyakigali man, njya nibuka kera Jarudi, ujya wibuka za 2009 babu Bastari bakiri kuri The Ben abakitoko baza gupfukama ngo babahe amafeaturing. Uziko Abu Bastar wa mujama yajyaga kuri stage inyuma. Yego ndabizi man, yarayoboye. Twari dufite kiragira urukundo rw'umuziki rwa Basur, ba Timisiki.
byari biryoshye wabonaga nyine ko industry nta n'umuhanzi w'i Kigali wifuza gukora launch ataje kwikorera inaha cyane. Ndabyibuka twagiye mu launch menshi aba The Ben muri Sunrise, Zaire Kaza Sunrise, bagiye babera amashow bakoreraga indirimbo nyinshi na family bagiye bakora ama launch naha bandi bose. Urumva kiragiye Rubavu yari on fire cyane byatari dutegura na awards ziri strong. Minister wa sport akayizira muri Tamtam kwinjira ari ukwishyura ba Young Grace bari on top. Kiragenda nyikumbura cyane, kiragenda nyikumbura cyane. Hari n'ubunani niba ari ubwa 2010 bwigeze kuba abahanzi bose Kigali bose baraza, Tuff Gang yose iramanuka, inshuti z'ikirere zose ziramanuka, yama gang yose yarakomeye, bose baje naha bategura ibitaramo kandi babona abantu. Kiriya gihe ngewe yenda nageranya kiriya gihe n'ubu ngubu. Okay, nge ndavuga apari yanjye, arashobora kubyumva yenda akavuga ati uriya yakabije cyane. Nge ni apari yanjye. Kiriya gihe abahanzi bakoraga umuziki bawukunze cyane, bafite n'inyota yo kuvuga ngo babona ayo mafaranga ariko babe n'abastari, agakora ikintu akunze cyane, agashyiraho umutima cyane. Ikindi popularity yina bakundaga umuziki cyane. Abo bastari yaratambuka ukabona abamere ahubwo bari gushaka gusinyisha autographe. Sinzi rero ikintu cyaje kuzamo hagati bisa nkaho bicitse. Rambe uko nge mbibona bisa nkaho bicitse kuri experience yanjye. Ubundi Gisenyi bijya gupfa, abantu batangiye kumva ko umuhanzi ushaka gukomera agomba kujya Kigali. Kubayo apana gukorerayo, kubayo. Icya kabiri dutakaza umunyamakuru bita Sharire no bita MC Jalil. Urumva genda ndabyibuka 2010 twiga senior 1 muri Esegi. Jalil yabaga ari bukore kwa mbere no kwa kane mu gitondo. Kwa kane mu gitondo hani saa 4 ni saa 3. Muri ayo masaha tutarajya muri break ya mbere. Twazanaga umushwange twa Kasimo. Yazanaga Radio Sonitech muri bag. Noneho tukagira amahirwe muri uwo mwanya, tukagira umwanya wakundaga gutanga note ngazasona mu cyumweru gitaha agahita yigendera, tugafunga twese tugaceceka, tukumva indirimbo nshyashya zasohotse, tukumva MC Jalil yadukundishije umuziki byatari. Nta n'umuhanzi washakaga gukora hit muri Gisenyi atamunyuzeho kandi yarabaga turi kumwe mu Kivoka Nyakabungu. Jalil igigoma kuzana imyenda y'amadiki tubambika. Urumva icyo gihe Jalil yari umuntu uri strong ku buryo byaje no kugera kuri level Radio Flash yaje kumurekirita imuharekirtoma imutwara i Kigali. Urumva Sharira aragiye, Jalil aragiye, haje inkundura yo kumva ko umuhanzi wese ukomeye azajya kuba muri Kigali kugira ngo bikunde nyine agafate. Sinzi uko byaje. Urumva bigera no kuri level yama award bateguraga inaha arahagarara. Urumva hatangira noneho n'ikintu cyo kuvuga ngo abantu bose bari muri ibyo bintu bagiye, nta n'undi ushaka kuza kubasimbura, bihita bicwendera gutyo nyine tumira nk'abaguye mu mazi, igikuba kiracika, Gisenyi isubira inyuma. Man, ubu nibwo ubona bitangiye kongera kugaruka. Dufite abahanzi bari gukora umuziki naha bari kubikora neza, dufite aba DJ bari strong, aba sound engineer bavana bakajya gutegura shows zikomeye muri Kigali muri arena. Man, ubu ubona ko biri kuri move. Nkeka ko urabizi cyane kundusha uko tuba turi kuganira n'abantu bari uzo kureba iki kiganiro kugira ngo babyumve. Mfite icyizere ko nyine biri kugaruka gake gake. Jalud icyizere kirahari. Uribuka Rambe Sergato, uribuka igihe cy'abami ku kirwa? Uribuka abami ku kirwa? Uribuka ibisubizo n'abangahe? Uribuka baba peti ba pifu bitwaga bandi? Ibikomangoma hari za Icyo gihe mbere ari igezweho mu Rwanda yari top 5 sai. Bari abapeti twariganaga buri kwa mbere no kwa gatanu bajyaga i Musanze kujya gukora indirimbo. Kuwa mbere kwa gatanu abami ku kirwa ryabaga mu ba DSM bari barimo bari abaraperi ariko bari benshi. Abami ku kirwa bari abantu benshi cyane, bari abantu bitaga ba Young Boy. Kejeri mu bitangazamakuru babitaga ngo ni korali. Yari korali. Kiragiye twakundaga umuziki, ku buryo no mu pifu mu bikomangoma yazaga kukiriza abaye match za manini za basket abantu bakamushungera. Ibaze kabisa. Uziko n'ubu ngubu Jaro uriya muziki wari unaryoshye sana man. Njya numva indirimbo z'abahanzi za kera. Okay, dushaka kuvuga ngo wenda ngo production ntabwo yari nziza cyane, ariko man yari music wumva ku buryo n'ubu uzafate mbese uplaying nk'indirimbo n'urugero y'abami ku kirwa ya kiragiye cyangwa uplaying indirimbo ya Karidi ya kera ya man uhita wumva nyine wari umuziki n'ubu ngubu umuziki urahari cyane mwiza cyane kandi uri no kuri standard. So ikintu rero bisaba tubikunde, cyo ubwacu tubikunde, abahanzi bakora imiziki bafite purpose. Bana kuvuga ngo ndajya studio nkora indirimbo birangira aha ngaha. Music habamo no gukopera.
habamo gukopera ukareba ni iki kigezweho ku isoko, ni iki kiri standard kiri gucuruza, ni iki abakunzi bari gukunda. Ntabwo muri iki gihe numva ko wajya muri studio uririmba ya ndirimbo urukundo n'urw'uburyarya, nazindutse mu gitondo ndazamuka no, utuntu turi soft ducuruza twiza tugezweho. Umuhanzi nakora music afite target atari yo kuvuga ngo ni ya indi iri loko nyine yo kuvuga nkora umuziki n'abanyarubavu ndi gukora aho, yakora umuziki uvuga ngo ngiye gukora umuziki mvira Rubavu i Kigali nzagusha kuri za audio maka kwisi. Hari imbuga nyinshi zicuruza, za Apple Music, za Spotify, za Boomplay, ni nyinshi byatari. Abanzi bakeneye no kumenya ko hari ahantu henshi cyane ho gucuriza ibintu. Ntabwo dukeneye kujya kuri radio tujyanye CD, ntabwo dukeneye kujya kuri radio tujyanye flash runaka, sibyo? Oya, ibintu byaroroshye, turi mu isi iri digital igeze ku rwego ruhambaye. So abahanzi rero bakora ibintu byiza, n'aba bantu babafasha nabo bakabafasha, natwe dutegura ibitaramo tugashyira hamwe, tuzakora ibintu birenze cyane, nabo abaturage tubakundisha ibintu. Ntabwo umuturage uzasohora indirimbo n'ishyira kuri YouTube ngo azayumva. Why not man, tutategura ibitaramo byinshi? Uyu munsi nimba Orange twateguye igitaramo, ejo twumve ngo Abiru bateguye igitaramo, ejo twumve Bugoyi Side bateguye igitaramo. Ukwezi nibumva hari amakampani 3 yateguye ibitaramo, byanze bikunze abandi wanze kuza mu cya Orange azajya mu cyabiru bateguye hari, ajye mu cya asanga iyo babahanzi yumva kunza ibintu. Najya mu gitaramo yenda cya Orange akumva yenda tuvuge urugero Isha, avuga hari umupeti nabonye bita Isha bayazi kuririmba neza, ejo akabona indafishe Bugoyi Side yamuhamagaye, azajya ajye kureba wa muhanzi akunda, ashobora kugira akabona n'undi gutyo ugasanga bya abanzi bari gukora abantu bari kugenda babimenya. Ariko nidusohora indirimbo gusa nta gitaramo, mpamya ko ibyo bintu nta hantu byazatugeza. Dukeneye gutegura ibitaramo byinshi cyane, nta nubwo ari Orange gusa ikeneye gutegura ibitaramo, ahubwo abantu n'abahanzi ku giti cyabo, waye n'abahanzi batangira igitaramo fatira ingero kuri za Bayishkevin baraperi, ariko biranahari birimo biranaza. Nk'ubu hari abahanzi bafite album launch bari kwitegura, Pacifica n'uwo bita Thompson bafite show mu kwa mbere. Ariko urumva biriya bintu ni ibintu byiza cyane, abahanzi bakavuga ati sinegereze ko company runaka iri buntumire mu gitaramo, reka nanjye ntegure cyangwa reka mfate ya company nyifashishe ifashe gutegura igitaramo. Nibyo bintu birashoboka cyane, ariko biba bibabaje kubona Rubavu dushobora kumara amezi 3-4 nta gitaramo kirimo. Kigali mane twumva za Kigali University habayeho amashow, kandi Kigali habaye amashow, none nubwo akira amashow y'abahanzi gusa n'aba DJ bashobora gukora show ya Danger, aba DJ ubwabo man. Nabonye Titi Brown Tuzuri TV amubaza niba we nta atekereza iki baje inaha muri Wacu na Muzika, amubwira ati se mwebwe ko mubona mufite igikundiro nk'ababyinnyi, murateganya ryari gutangira gutegura ibitaramo byanyu nk'ababyinnyi? Titi Brown aravuga ati turi kubitegura. Urumva ibintu byiza cyane, ibintu byiza cyane. Ewana hari amahirwe menshi cyane turayafite, dufite n'ahantu henshi habera ibitaramo, n'abantu ba boss b'utubari twabegera tugategura n'amashow. Shimire n'aba boss badahwema gufasha entertainment man, ni benshi cyane, barimo ba West, bajaime bazatugeda motel, n'abantu benshi cyane bafasha abahanzi kandi bakomeze bapushinga, kuko tubibona no mu tubari tw'i Kigali za The Rush za usanga bazanya aba DJ man. Nge icyo nababwira abantu bari gushyira amafaranga mu muziki ariko batarabona kano man, nge nkeka ko biri hafi gucamo man, biri hafi turi kujya misigaye yiruka, umwaka umusigaye ubamo impinduka nyinshi. Kera zabaga nko mu myaka 5 cyane. Urakeka nk'uyu munsi iyo tuza kuba dufite Young P kuri ya level yari ariho muri iyo myaka twavugaga, n'abarimu uribuka abana bose kuri Facebook bita abarimu kuri Facebook man, abana bose bita abarimu. Urumva donc kirya gihe y'abantu baza kuba barabihaye agaciro bagafatira hariya, ubu byari kuba bigeze ku rundi rwego, ariko ntari rarenga, biracyashoboka cyane. Bijyanye n'iterambere turi kubona, urumva bijyanye n'uburyo abahanzi batangiye gusobanukirwa uburyo bwo gukora umuziki, ariko noneho nka business, ku buryo uhura n'umuntu akakubwira ati ngende umuhanzi cyane. Biriya bintu mfite icyizere ko biri hafi gukunda, bigatangira kuzana amatunda y'iko mbere mu ntuza zose, muri kategori zose, yaba mu ba DJ amafaranga araza, kandi hari icyizere ko ari kugenda aza mu bahanzi, abategura ibitaramo. Amafaranga ari ahubwo mureke dukora ibintu nka business, dufashanye, tugire intego, amabifu ya hato na hato atabyara inyungu tuyareke. Rambe ngiye nkubwije ukuri, ntago ikintu muri Gisenyi dukeneye ari beef. Dukeneye kwanza kubanza kumenyekane, kubanza kubaka ibintu bifatika, noneho nizo beef ariko za business nabwo zikabamo ari za business, apana urwango rw'ubusa. Ikintu kigeze kunshimisha no guciye mu ijambo rimwe, nandi gukorera i Kigali, hari igihe nagiye gukorera i Kigali, nimo numva BNB mwezi bari barimo baravuga ku bintu bijyanye n'amagroupe yo mu Rwanda. Bari kuvuga ukuntu amagroupe agenda asenyuka, Urban Boys yasenyutse, Just Family yasenyutse, Dream yasenyutse,
bari kuvuga ati nize groupe mu Rwanda zisigaye. Abanyamakuru b'i Kigali baravuga ati groupe zose mu Rwanda zarasenyutse, uretse ngo itsinda rimwe icyo kiganiro nakibonye kuri YouTube rigihanyanyaza naryo tutazi ryabyo, ariko nashimishwe n'iki bararizi, bazi ko hari itsinda rihari. Tunashimira cyane DCM, muri DCM barahatanye. Nabonye bakoze n'indirimbo nziza mani ibyinitse muri club, abantu bagiye kuri YouTube channel bayireba kabisa, baba supporting basharing mani. DCM barahatanye kuva ku munsi wa mbere, no bari abanigana bashyize itafari kuri uyu muziki cyane, bakwiye respect till today, bakwiye respect. Bakoze indirimbo, ndibuka bakoranye indirimbo na Pasi yari umusitari cyera Kanoza Ngendo. Iriya ndirimbo kiragera abantu bashobora Pasi kiragera ari kumwe na Lick, ndakeka nimba ntibeshye. Pasi ku mugero byari bigoye cyane, yari afite indirimbo zigezweho, yari umuntu ukomeye cyane, yari umuraperi kazi ukomeye cyane. DCM aragenda bakoranye indirimbo man. DCM bakoranye na ba Bulldog, bakoranye ba Fireman, bakoranye n'abahanzi bakomeye cyane, bakwiye respect. Tunabashishikaza gukomeza gukora cyane, bana supporting abandi bahanzi bakiri kuzamuka, aba supporting babahanzi bakuru bakeneye gufata ukuboko abandi batoya, ariko n'abandi batoya nabo bakeneye kwifasha bamwe bakuru, nta gusuzugurana, nta ukuzuzanya, kuko urumva nimba DCM i Kigali bakibuka ko ari groupe ihari, ibintu byiza cyane. Baracyakorana n'ubu ngubu kandi nasaba ko batazacika intege, bazakomeza bagakora. So urumva rero byaba byiza i Kigali batavuze ati DCM gusa, bakavuga ati hari n'umuhanzi gutya na gutya Gisenyi, kuko hari abanyamakuru benshi twere kubica ku ruhande, ushobora kubaza i Kigali umuhanzi w'Igisenyi akakubwira ntawe tuzi. Birashoboka, ntago byabura byaragose. Mpamya ko nabo baba bishutse cyane abahanzi n'aha barahari man. Hari abahanzi bakomeye cyane banakora cyane, ariko muri iyi minsi turacyafite urugamba rwo gukora cyane. Hari abana b'abaraperi nka Joskid nabonye kuri RB Pauzo, hari abaraperi benshi cyane babizi cyane, hari abakoze kuva kera ba Roskempo, ba Maki Derex man, bakwiye respect, ariko gukora cyane. N'abahanzi bari kuzamuka ngo bakeneye gukora cyane kugira ngo i Kigali babone ko Gisenyi iri kuri move. Niba RBA iteguye top 10 y'amavideo meza, why not tutabonamo indirimbo y'Igisenyi? Ni byiza cyane. Nimba BNB bateguye top 10 yabo, tukabona hajemo indirimbo y'Igisenyi man, ni ibintu byiza cyane. Nkuko twakumva tienda bagiye guhemba amakipe abakinnyi bitwaye neza muri football, ukabona haje umukinnyi muri Marine, kano kanya tuvugana umukinnyi ufite ibitego byinshi mu Rwanda no muri Rutsiro. Ni ibintu byiza cyane. Natwe muri music dukeneye, oya no muri national ahubwo dufitemo umukinnyi uvuka nina hanone uretse no kwa hakina Taiba. Rero dukeneye natwe gukora cyane, abahanzi b'inaha dukeneye gukora cyane, dushake kata zose zikoreshwa kugira ngo na za platform z'i Kigali tujyeho. Yego, uretse na za zini Kigali why not, kuko nizo ziyoboye mu Rwanda. Impamvu dukomeza gukora kuri Kigali nuko ariho industry urebye niho ishingiye cyane. So urumva rero dufite urugamba cyane, dufite gukora cyane, tugakora ibintu biri kuri standard, tugafashanya, tugashyira hamwe, tukazamura industry, ibintu bizagenda neza cyane. Nanjye mfite icyizere ko ibintu birakura, biragenda binasobanuka. Noneho nta nubwo bikigoye cyane nka mbere, aho wabaga wihirinze wakoze iyo ndirimbo, noneho kugira ngo ibone ukuntu abantu bayumva ugasanga biragoranye. Ubu hari social media nyinshi, ushobora kwishyura ama challenge abantu bagakora indirimbo ikijyana. Urumva YouTube irahari, ntago bikigombera ngo indirimbo y'abantu bazayumva ariko bayibonye hehe kuri radio, kuri televiziyo cyangwa bayumvisha kuri radio. Kareka ibyo bihe byarahindutse, twankuraje abahanzi tubabyo. Ambe dukomeje, turi kugana ku musozo kubera ko tuba tugomba no kujya still mu kazi. Urumva tuba twigomye umwanya muto kugira ngo tugire ikintu dutangariza abantu. Abahanzi bari muri Orange Group n'aba DJ tugeze mu mpera z'umwaka, hari igitaramo mwamuri gutegura cyangwa se murateganya gutangirana n'umwaka utaha? Unambwire kuri awards wateguye uko feedback yari imeze gute? Urakoze cyane. Ikintu nababwira cyo dufite igitaramo gisoza umwaka muri Orange. Hari igitaramo gisoza umwaka kandi kiri big, twasohoye integuza, cyitwa Zilipendwa Night. Kira gitaramo kizakirimo abahanzi, kizakirimo aba DJ, ntabwo turatangaza itariki n'ahantu bizabera, ariko bitarenze nk'icyumweru twasohoye afishe. So urumva rero ni igitaramo twavuga ko aricyo gisoza uno mwaka. Ariko no mu kwa mbere turi gufatanya na Pacifica na Thompson gutegura launch nayivuze. Twebwe ubundi twifuza ko buri mezi abiri tuba dufitemo show, cyangwa se n'ibintu dukundira mwaka. Ni umwaka w'ibikorwa cyane, dushaka byibuze buri kwezi tujye teguramo show kandi iri big buri kwezi no stop. So muri uyu mwaka rero ni event imwe dusigaranye, none tugatangira n'undi ya mwaka tugakora ibintu. Hari ikindi warumbaje kuri award, yenda nkuko nkunganiye gatoya,
hari award twateguye ntago ziratangwa. Teganya ko tuzazitanga muri sama y'umwaka utaha kuko dushaka ko izaba ari izaba iri ku rwego ku buryo n'abanyakigali bazavuga ati event niyo mpamvu twongeye twiha igihe kirekire. Award zari zimenyerewe ni za Bugoyi Side zazindi bajya batanga, nibo bateguye award, tunabashimira cyane, nabo ni abantu bakora cyane bagahemba abantu bakazirikana ibyo abantu bakoze bakabahemba, ni by'agaciro. Twebwe dufite event mu kwa karindwi yo kuzatanga award, tuzabatangariza byinshi kuri yo, ariko izaba ari big event. Ntabwo tuzaba turi guhemba umuhanzi w'umwaka, dushaka kureba abantu bakoze mu myaka 10 ishize bose tukabahemba, tukabashimira. Umuntu nakora ujya umushimira. Urumva rero hazaba ari ibintu biri big cyane, azamo bizahuza ama generation agiye atandukanye. Urumva azaba arimo gutora online ku ma message, ni ibintu bizaba biri big cyane. Mu ntangiriro za buri mwaka tuzabatangariza uburyo bizakorwa, ariko urumva ni big event kandi nshishikariza abantu kuyitegura cyane. N'abahanzi bari gukora bakore cyane kuko tuzastopera mu kwa 12. Abo tuzahemba nabakoze kuva mu iyo myaka 10 ishize kugera mu kwa 12 ukabona umwaka. So urumva rero haracyari amahirwe. Nkavuga nko tuvuze ngo turi guhemba video nziza mu myaka 10, yego ushobora kuyisoreje ugasanga ishuri za zindi zose. Rero barasabwa gukora cyane ku buryo tuzakora igikorwa cyiza cyane, kandi abantu bose tuzagana ngo dufatanye muzatwakire. Curls nituza kuri Jarud Curls twavuga ati ukeneye ubufasha bwawe, ndakeka mba ndi imbere cyane, mba nihuta bagenda mu bimbere, dushaka gufatanya tugakora ikintu cyiza cyane. So urumva nibyo nabatangariza. None Serambe, ndamutse nkubajije avuga nti okay, nanjye na presi by'abahanzi bakora, ndifuza kuba nategura na evenement yo kuba natanga award, wakwestima ko ari ufite experience, wakwestima ko ari nk'amafaranga angahe bishobora gufata mu gutegura igitaramo cyo guhemba abahanzi? Ntago nakubwira ngo umubare naya ngahe. Ubundi ujye gutegura igitaramo wone wogereza standard. Akanya nshaka kubwira ati yenda uzakoresha award zigura 10,000, kandi tutibagiye ko hari award zigura n'100,000 izamagana ngahe. Ushobora gutegura wo event ukavuga ati yenda buri muhanzi ndamugenera akana kanaka bitewe nuko uhagaze. So rero iyo uri gutegura event biterwa n'ubushobozi ufite, ukavuga ati ngiye yenda ngiye ku investisa 5 million negura igikorwa, byashoboka. Ari ushobora kuvuga ngiye ku investisa 2 million negura igikorwa, yenda bitewe na standard yuko bigashoboka. Ari ushobora kuvuga ati mfite 1,100,000 ngiye gutegura award, izo miliyoni yenda nza buri muhanzi ajya mukubita ibahasha ya miliyoni cyangwa 2,000,000, byose birashoboka bitewe n'ubushobozi ufite cyangwa se n'abatera nkunga mwakorana nuko mwaganiye. So urumva n'igihe utegura event ya 5 million wabona abatera nkunga ukagenda uzamura agaciro kayo ikazajya kubigeze ku rwego rushimisha bitewe n'abatera nkunga wagiye ubonye. So ntago navuga ngo amafaranga naya no byumvikanye. Nashakaga kubaza ndi no kubariza n'abandi bantu baba bafite iyo idea, ayo waba ufite amafaranga yose waba ufite, icyambere no kugira idea no gukora projet ijyanye n'amafaranga ufite, ubundi byakunda cyane. Ambe ndumva twasoza, ariko mbere ko dusoza wenda sinzi niba nta kuniganya ijambo, hari ikindi kintu nshaka nko kubwira abantu cyangwa se. Urakoze cyane, urakoze cyane. Mbere na mbere no kugushimira ko wantumiye cyane, ni iby'agaciro. Nkuko natangiye mbivuga, abantu bakore subscribe kuri Jarud Curls, ni channel nziza cyane y'icyitegererezo. Jarud ntago ajya mu bintu ngo by'imiziki gusa, atwereka match za live, atwereka ni icyitegererezo mbese ku yandi macano y'Igisenyi. Dukeneye movement z'amacano menshi cyane, ntago dushaka kuvuga ni Jarud Curls gusa na Bugoyi na Tuzuri gusa, cyane shatoya dukeneye kubona basi byuze tubaye nk'icumi, channel nk'icumi zikora cyane. Ujye ureba nk'Ikigali hari amacano menshi cyane akora ari active, urumva ibintu bifasha cyane kuzamura industry, arusha amateleviziyo ya mainstream. Merci. Ariko inaha kumva ko dufite channel 3 cyangwa 4 gusa zikora ibintu bigayitse cyane. N'undi wose ufite igitekerezo cya channel nayifungure, banatwegere mani, ama content arahari, atandukanye. Curls ashobora gukora kwinshura no gukora nanjye mu guteka, nkakora content nziza cyane. Bakavuga Rubavu hari channel yigisha abantu guteka, ugasanga umujyi amaplanka abantu. So abantu bose rero nabasaba ko begera abantu babikoze mbere, babegere babwira uko ikibuga kimeze, dukore cyane, tunafashanye. Ntiwumve ko mbese wishimira ko channel yawe ariyo wajya ubwira abantu gusanga bakore subscribe. Mugenzi wawe umusabire subscribe, ni ibintu byoroshye. Kuri channel tuba dukeneye aba followers, aba subscribers benshi cyane nk'ibyo. So dufashanye, nitumara gufashanya tuzategura ibintu. So ikindi navuga rero, nashishikariza abantu gukunda ibintu dukora. Umuntu wese ufite support yatanga muri industry ayitange. Ushobora kuvuga ati njyewe Curls n'ujya utegura igitaramo,
je nkwemere ko nzajya nkukora printing y'ama flyers yose yego ubwo n'ubufasha n'urugero ntanze hano ushobora kuvuga ati nimujya mutegura igitaramo mujye muza yenda habahanzi bazarara bose muzakenera nzahabaha ubwo ngo mvuze ba bantu bafite amapartement umuhanzi narara niwo agafata akavido akagasharinga nawe bazavuga ati apartment yarayemo debeni iratwika gutyo na gutyo urumva twese rero dukeneye gufashanya kugira cyane tuzamure no industry aba boss ntibumve ko gushora mu bahanzi b'Urubavu cyangwa mu bandi bantu b'Urubavu bitakungura byakunguka byabyara inyungu cyane namwe bahanzi nimwitinye namwe bashoramari ewana mbese dukeneye ya unity nitumara gushyira hamwe tuzakora ibintu birenze cyane tuzazamura umujyi wacu akarere kacu kavuga cyane usanga Gisenyi baye Gisenyi nk'imwe twahoraga twifuza biracyashoboka cyane noneho inateye imbere cyane bwa digital kuko rambe muri ra myaka yo tuza kugira YouTube channel iri active byari kuba ari ibindi byari kugera kure bigafungura amayira cyane n'urubyiruko rwitinya kuvuga ngo nditinya hari ikintu runaka batekereje gukora ukitinya no ukeneye gutinyuka tugakora cyane imirimo irahari ahubwo kuki tutari kwibyaza inyungu ariko rambe waruncitse gato twari dusoje no kubajije twaraganiye off camera umbwira ko ufite gahunda yo gufungura YouTube channel ya Orange Entertainment man bimeze bite ndayikwishyuza buri munsi urabibona inshuro nyinshi bro inshuro nyinshi ukambeshya ngo negereje kamera ukambeshya ngo negereje ibiki ngo biri hafi umwaka urarangiye bro usko birabira byo guhera man usko tujya gutangira ikiganiro nari nizeye ko icyo kibazo uri bukimbaza ahubwo nari byibagiwe rero ko amasaha yagiye mbona no kuri phone bari kugushaka nari ukuntu warugiye twamaje icyo kibazo urakoze cyane Jarudi twaraganiye ndabikubwira nkubwira ko dufite YouTube channel tugiye gushyira ahagaragara iranahari ubu ngubu Orange irahari ariko ntago dukora uko nabikubwiye hari ibintu twari dukeneye kubanza kugeraho kugira ngo tubitangire so rero ukuri nyako man ubu rambe ubu ntago uri kumbwira ubu ngubu ndi kuri kamera ukuri kwa nyako bazababibona ukuri kwa nyako guhari itariki 15 z'ukwa 12 wumve ko nanayisetinze nushaka kuyandika ahantu biroroshye mbere ya Noheli mbese mbere ya Noheli YouTube izatangira gukora no ku mugaragaro ibikoresho biri mu nzira birahari byaraje iriya tariki muyandika ahantu natwe Orange TV twaje channel yindi igiye kuza abantu muze dukore hyping umujyi hano hari tala nyinshi man ushobora kuzana kuvumbura umuntu nanjye nkavumbura undi talent zikagrowinga kandi ubundi natwe inyungu ikatugaruka so man courage ndumva nishimiye ko ugiye gukora twatangiye kandi rambe ndiko bura mu gukora ibi bintu ngire n'ikintu mbwira n'abantu icya mbere ni wowe ibikoresho ushobora no kuza ujya gukora ukamya tebane nateguye Jarudi wantize ibikoresho iminota 30 nambe hasa dukoresheje hano ni iminota 30 bishoboka cyane so iki nicyo gihe twaje ndakeka ko umwaka utaha tuzatangira Orange iri mu kazi kenshi cyane iri busy nkuko natangiye mvuga mukore subscribe kwa Kelvin yabona no kuri Orange TV no kuri Orange ahubwo ikintu ndibuze gukora ndaza gufata link ya YouTube channel yawe ni pinning muri comment hanyuma abantu baze kujyaho bayifollowing ko ndashaka wari watangiye gukora nuko nyine ubushaka gukora ibintu biri kuri high level kandi man YouTube nagi kusaba karite cyane cyambere yo igusaba creating a content kabisa merci aho ngaho yo nagushimira ko wakomeje kumpushinga kuva mu kwa kane kwa no mwaka umbwira ati wakoze iki nicyo gihe rero cyo kugira ngo dukore natwe twaje kabisa kandi Nyagasana akomeza guhereza umugisha Kelsi rambe mbere yo gusoza rero nsigaye navugaho ndi umusemi expert muri YouTube nshobora kugufasha gucreatinga YouTube nshobora kukoreka content wakora ushobora kuba uyifite irimo amakosa nkayagukosorera until by monetized nshobora kugufasha gucreatinga Google AdSense kugira ngo amafaranga akoreye kuri YouTube uyabone kuri banki yawe kuri telefone yawe uri mu rugo so abantu bakeneye kwiga ibintu bijyanye na YouTube bafite ibibazo bibazangiye no gutangira bashaka uku kwezi turimo mbere ko kurangira gutangira gukora ama episode yerekeye YouTube uburyo wayifungura gake urumva rero dufite n'amahirwe kuba Kelsi ahari yemera no kudufasha uko rambe ngiye ntangiriye YouTube cyane umwaka ushize nagize nyine imbogamizi zo kuba nta muntu nari mfite hano na kwegera ngo mubwire ngo ibi biboro bikorwa gute asanga abantu bose batabizi fata time rero kwa kundi mba ndi muri store mu kazi mfite connection internet
eba ndiga guhera ku munsi wa mbere until today mbaye monetized, amafaranga atangiye kuza kuri account yanjye. Uyu munsi ngutumiye nujuje abasubscribers 9,000. Ewa nabibonye kabisa, nkomeje gushimira abantu bari hano muri Gisenyi, bakomeze bakandeho nyabona, ndifuza ko umwaka warangira yiyongere, bakomeze banarebe ibiganiro. Yaman, ndifuza ko umwaka urangira dufite 10,000. Twatangiye countdown, ni road yo kuvuga ngo tuve ku 9,000 tugera ku 10,000. Birashoboka cyane kabisa, hamwe no gufashanya bigomba gukunda. So man, turasoje Rambe, thank you for your time, I appreciate it. Imana ibarinde Rambere, niba ntacyo tubwira abantu reka dusoze dukomeze. Imana ibahereze imigisha kabisa, kandi mwakoze cyane. Blessings. Ciao.